cyane. Yego. Bamaso kuko igihe kirageze kugira ngo urebe cyane. Wavuga ngo niko no kubera iki iyo titre ivuze ityo niko igihe dukandagiyemo nicyo kugira ngo abantu bareke kwicara cyangwa se bareke kuhunika. Karavuga ngo byanga byakunda reka mamagare kubera yuko amakuba agiye kukuza cyangwa se ibigeragezo bigiye kuza. Nta wundi ugomba kugira ngo abidukize sibye Imana ishoboye byose. Uze gusoma iki cyanditswe nubasha gusoma iki cyanditswe kirakwereka uburyo ukuntu uza kubana n'Imana muri uku kwezi. Birakwereka uburyo uza kubana n'Imana muri uyu mwaka kubera ko mbere y'ibindi byose impamvu rero buriya koko naramusengeye maje kumusengera ariko icyambabaje ni kimwe nyimara kumusengera Imana iguha umugisha ya biba ngombwa yuko byanga byakunda mvuga ati bafashe amafoto yanjye ba ngombwa ko bayashyira ku yandi maca ku bindi bifoto runaka bakajya bankoresha baracitse Nyagasani Imana nyirigaho ariko yera y'amahoro irambwira ngo iramugaruye kugira ngo asubire mu gakiza. Hari ibindi bintu mukuyemo. Yego. Hari izindi mbaraga mukuyemo. Yego. Kuko ngiye kubona mbona yaratorongeye muzashimira Imana. Yego. Kuko ni Imana imurengeye, ni Imana imugaruye nta ku kwezi kurangira Imana itigaragaje. Cyakora kuno kuguru ko ngiye kubona iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much. Come to me. Come to me. Je t'aime trop. Nalinga mingi wana. Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Oh yes, reka nongera ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi Innocent TV muri kumwe na Nyakira Rwanda Rwanya rwakazamura igisho rya Rwanda bagasika mutono za sena mugwa matera gake cyangwa sambi wende wicara kuri Manzi Innocent TV urebere byinshi bitandukanye tuba twaguteguriye. Uyu mwaka dutangiranye imbaraga nyinshi ndetse n'akazi kenshi tugomba gukora mu gihe gito gishoboka na gusaba kuri subscribe n'imutari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane hashoboka. Uyu mwaka rero mbafitiye ijambo rikomeye cyane cyangwa se ni ijambo ry'umwaka nifuza kujya ntangiza. Ndi kukubwira ngo wowe uri mu Rwanda, wowe uri muri Amerika, wowe uri muri Asia, Australia ndetse na Afrika yose uriho kubw'impamvu. Hari impamvu Imana yemeye kubaho kandi kubaho kwawe ntago ari impanuka. Ibikomeye uri gucamwo no munsi bizashira nta mvura idahita. Ibyo uri gucamwo uyu munsi ntekereza neza ko cyangwa se mpamya neza ko ari ubuhamya bwawe bw'ejo azaza. Humura Imana iri kumwe nawe, izere Imana byose bigirute bigenda neza cyane. Uyu munsi rero urabona abantu badasanzwe kuri screen yawe, ushobora kwibaza ngo ni bande se baturutse he, baje kuvuga iki, baje gutangaza iki. Urasobanukirwa neza no bubana natwe 100%. Nge rero muri make ninge nabihamagariye byanansabye imbaraga nyinshi mwabantu mwe, byansabye imbaraga nyinshi kugira ngo aba bantu muri kubabona hangaha. Ndagira ngo rero mubaha agaciro gakomeye cyane kuko na abantu bagakwiye. Uyu mupapa muri kubona hangaha ni pasiteri. Uyu mupasiteri njewe nyuma yaho nabonye ko ibibazo byanjye birenze ubwonko bwanjye cyangwa se ibibazo nari ndi gucamo birenze ubwonko bwanjye, naje kubaririza menya makuru ko uyu mupapa muri kubona hangaha ari we wasengeye Sadunda mbere akava mu bintu agakira ubusazi akongera akamuvuga butumwa ukomeye cyane. So rero nakoresheje imbaraga zanjye zishoboka zose umupapa ndamubona nkamuhamagara ngasanga ari muri gahunda nyinshi zivuga butumwa, nkamuhamagara akamagahun munsi bikanga kubera gahunda zivuga butumwa. Ariko ndavuga ati rero burya ufite ikintu ushaka kugeraho urakora cyane kugira ngo icyo kintu kigereho. Kubw'amahirwe uyu munsi namubonye, sindi bumuvuga amazina ye, ni umuntu mukuru nawe arabibwira. Reka ntangire mbaye ikaze mwibwira n'abantu bagizute badukurikiranye. Ni ikaze, murakoze. Murakoze. Yego. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagire neza. Yego. Mbere ya byose mbifurije umwaka mushya. Urakoze cyane nawe uzakubera uw'amata n'ubuki. Imana ibaho umugisha. Turawakiriye rwose. Twifuje kongera kubabona. Nubwo tutari tuziranye cyane ariko ni iby'igiciro imbere y'Imana. Amazina yanjye nitwa Nahayo Jean Marie Vianney, ndi umugabo ndubatse
mfite abana 3 n'umudamu umwe, nkaba nsengera mu itorero ryitwa Bohoka Sorowamu rituruka Kimisagara umuhanda w'amabuye. Kubw'ibyo Imana iduhana umugisha, nkaba nazanye na protokole yariwe twicaranye hano. Rero mwaduhamagaye turabitaba. Icyo mudushakira muri make turakimenya cyane, kugira ngo tubashe kugira ngo tuze kumenya impamvu, tuze n'uburyo nimwe muri butwakira. Nta kibazo, hari abantu bafite amatsiko yo kumenya amazina ye mbere yuko utangira. Nta kibazo nawe yatwibwira. Umwaka mushya kuri twese. Nanjye ndi protokole muri Bohoka Sorowamu. Nitwa Ingabire Giselle. Yego. Ndi umubyeyi w'abana 3. Amen. Yego. Murakoze cyane. Pastor. Ntekereza ko tutatangira ikiganiro tudasenze turi kumwe n'umupasiteri. Banza turagize Imana, n'iki kiganiro kiragize Uwiteka kugira ngo kize kugenda neza cyane. Twubaha Imana dusenge. Yego. Data mu izina rya Yesu, uri Imana nziza kandi uri Imana yera, uri Imana ifite imbaraga n'ubushobozi. Uyu mwanya, iyi saha tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe, kubwo tukibayeho kubwawe, kubw'imbabazi zawe. Tugushimiye kubwo uyu mwaka dutangiye, waratugiriye icyizere kugira ngo tongere tukugaruke imbere. N'iby'igiciro cyinshi, Nyiringabo nyir'ubushobozi, ntacyo twakoze cyatuma kiducungura, ahubwo ni kubw'imbabazi zawe. Tugushimiye Kristo rero kugira ngo ukomeze ubane natwe, ukomeze ukore imirimo n'ibitangaza. Data ukomeze utwambika imbaraga, twambika ingofero ariyo y'agakiza, twambika imikandara yo gukomera, twambika inkweto arizo z'agakiza. Kristo rero Nyiringabo nyir'ubushobozi, uyu mwaka ukomeze uduha imbaraga zo kunesha ndetse no kukwiringira no kukubaha kubw'imbabazi zawe Kristo. Uyu mwanya rero turagushimiye rero kubw'imbabazi zawe, ngaho ngwino uganze kandi utubemo, mu izina rya Data twese n'Umwana Umwuka Wera. Amen. Pastor mbahaye ikaze mwisanga ngaha kuri Manzino Innocent TV. Mwisanzure rwose nta kibazo. Kuba turi kumwe namwe ni ibintu by'umugisha kandi bikomeye cyane. Ndizera neza ko turi buze kubarongeraho umugisha udasanzwe. Ndizera neza ko turi buze kubarongeraho umugisha udasanzwe. Gusa ndagira ngo mbanze nguhereze umwanya wisanzure, nimba ari ijambo ry'Imana ufite ryo kwigisha abantu, banze uribigishe. Noneho nyuma ndaza kubaza ibyo cyatumye nguhamagara muri make. Muri iyi minsi abantu banyotewe no kumva ijambo ry'Imana, abantu bakeneye amagambo y'ihumure. Ibibazo ni byinshi muri uru rugendo, hari abananiwe bari kugwa mu nzira, hari abashonje, hari ababuze ibyo kurya, hari abarwaye. Ndagira ngo rero banze ugira ikintu ubwira ubwoko bw'Imana. Giye ibyanjye ndaza kubikubaza nyuma, rwose wisanzure nta kibazo. Imana iguha umugisha, ndawakiriye. Kandi ijambo ni ry'igiciro, niryo ribasha kudukuza, niryo ribasha kugira ngo duhure n'Imana, niryo rituma dukomera. Nubwo benshi agakiza bagataye, nubwo benshi ibyanditswe byera babashije kubita bagakurikira iby'indamu zabo, ariko ijambo niryo ryagize umuntu, niryo ryaremye umuntu. Ijambo niryo ryatumye ibi bibaho. Rero niyo mpamvu ibyanditswe byere iyo ukomeje kubishyira imbere yawe, bikubera ibiryo kandi bikubera urugendo rwa buri munsi rw'inzira n'inzitane ugomba kunyuramo. Kuko ibyanditswe baravuga ngo ntawe uzajya kwa Data atari we umujyanye, kandi kwa Data hari amazu menshi, aho ndi niho ngiye kubategurira. Ibyo byanditse muri Yohana ibice 14, niho biherereye, urwandiko rwa Yohana. Rero ibyo byose bigaragare yuko jambo yahoranye n'Imana, kandi ibyo byose niho tubisanga. Rero niyo mpamvu ibyanditswe byera niho nibyo nkomezi, ni nabyo bintunze. Ariko bitavuze ngo sinkoresha amaboko, byose ndabikora. Ariko amaboko ntashobora kunkura ku ijambo ry'Imana cyangwa se mu gushaka Imana, ariko byose ndabikora. Rero Imana iguha umugisha. Bira byose maje gusuza madama wanjye ahantu aherereye hose, n'abana banjye. Imana ibaha umugisha kandi iby'igiciro cyinshi. Imana yabaye umugore mwiza, n'ukuri ndamushimira Imana, kandi n'ukuri twese twubaha Imana. Twubaha Imana, twubaha Imana pe. Rero reka abadukurikiye cyangwa se namwe muri hano, reka twumve ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi
Habakuki. Icyo gitabo rero nicyo tugiye kubanza kureba mbere ya byose. Nakuzaniye ijambo rivuga ngo bamaso kuko igihe kirageze kugira ngo urebe cyane. Yego. Bamaso kuko igihe kirageze kugira ngo urebe cyane. Wavuga ngo niko no kubera iki iyo titre ivuze ityo, niko igihe dukandagiyemo nicyo kugira ngo abantu bareke kwicara cyangwa se bareke kuhunikira, kubera ko imbere aho tugiye kunyura cyangwa se aho tugiye guca hagiye kugira ngo uwo ari we wese ugomba kuba ari kurebesha amaso y'umubiri, uwo ngo ntari bwabashe kureba, ariko ufite amaso y'umwuka uwo ngo ni ugiye kubona inzira agomba kunyuramo. Amen. Rero reka badusomere urwo rwandiko rwanditswe na Habakuki. Uwo ni umuhanuzi, ari mu bahanuzi bato, mu bahanuzi 12 niwe muhanuzi, ni mu bahanuzi bato. Rero uwo niwe tugiye gusoma kugira ngo twumve ibyanditswe byera. Turasoma guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 6. Umfabarire, umfashe, utega amatwi wumve iki jambo ry'Imana rivuze, kuko iri jambo nurikurikiza rirakwereka umwaka utangiye aho uri kugana, birakwereka n'imisi n'ibihe aho biri kwerekeza, birakwereka naho uhagaze nonaha kari umwami Yesu ugomba kuhagukura akakwambutsa akakugeza mu wundi mwaka uri amahoro. Rero reka badusomere, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Igitabo cy'umuhanuzi Habakuki. Umutwe w'ijambo uravuga ngo ahanura ibyago bazatezwa n'abakarudayo. Yego. Igice cya mbere murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 6 haravuga ngo ibihanurwa n'umuhanuzi Habakuki yeretswe. Uwiteka we, nzataka utanyumva ngeze ryari? Ngutakira iby'urugomo ruriho ntubikize 3. Haleluya. Amen. Tubigendamo neza kugira ngo abantu bose baze kumva. Habakuki yabashije kugira ngo byibura abashe kwerekwa cyangwa se Imana ibashe kugira ngo imutume. Mu kumutuma biba ngombwa rero ko Habakuki abasha kugira iyerekwa cyangwa se abasha guhamagara Imana. Habakuki arangije arandika urwandiko, aravuga ngo mbese Uwiteka we uzageza ryari kugira ngo mbe ntabasha kugira ngo ngutakire ntubashe kunyumva? Nukubera iki mbese unyereka ibibazo cyangwa unyereka amakuba ari kukanga kunyumva cyangwa se ari imbere yanjye? Habakuki yararebye asanga hari inzira n'inzitane byari imbere ye, cyangwa se bitewe n'igihe yarahagazemo n'ibyo yari kureba, abona yuko byanga byakunda adahamagaye Imana, adahamagaye yera ya Israel, nta wundi ushobora kumurengera sibye Imana yonyine. Arangije rero Habakuki aregera asanga nta wundi muntu n'umwe wabasha kumwumva. Arangije aravuga ngo ariko Uwiteka unzageza ryari kuguhamagara cyangwa se kugusenga ntubashe kunyitaba? Habakuki niko yarabonye ko yarageze mu gihe gikomeye, yarageze mu gihe kigoye, abona yuko imiryango yamutaye, abona yuko abavandimwe bamutaye, abona yuko aho yarahagaze nta wundi wamurengera. Aravuga ngo mbese Uwiteka nzageza ryari kuba naguhamagara ntunyumve? Haleluya. Arangije aravuga ngo mbese nukubera iki ugiye kuduteza aba bakarudaya? Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo igihe duhagazemo cyangwa se igihe turi kujyamo ni Imana yonyine tugiye guhamagara kugira ngo idukure mu mubabaro, ni Imana yonyine tugiye guhamagara kugira ngo idukure mu bibazo, ni Imana yonyine tugiye guhamagara kugira ngo ibashe kuba yatwambutsa, kuko aho turi kugana cyangwa aho tugiye kujya udahagararanye n'Imana uwo ngo wagiye gusigara, udahagararanye n'Imana uwo ngo wagiye kubasha kuba yatakara, ariko urahirwa we wahamagaye iyo Imana. Haleluya. Rero Habakuki abasha kubwiriza cyangwa se kumva yuko ubutumwa bwiza agomba kubugeza ku bantu. Bishatse kuvuga ngo umukristo muvandimwe cyangwa se wowe uri kutwumva cyangwa se wowe uteze amatwi iri jambo, mbere ya byose hamagara Imana ntago izakureka,
kuko igihanda uhagazemo, iminsi uhagazemo, amasaha uri gukoresha, byanga byakunda bizagaragara neza, ariko uhamagaye Imana. Ari nayo mpamvu iyi saha twicaye aha, ariko tugomba guhamagara iyera y'amahoro. Haleluya. Rero komeza twumve by'ubugoryi, kuko kurimbuka n'urugomo biri imbere yanjye, kandi hari intonganya, hadutse n'umuvurungano. Kane, nicyo gituma yego amategeko acogora, kandi nk'uko nta rubanza rutunganye, ngo kuko bitumye amategeko acogora, ngo kandi nta rubanza rutunganye. Haleluya. Ngo kandi nta rubanza rugize gute rutunga. Bakristo bavandimwe, inzira turi kujyamo cyangwa se iminsi turi kuganamo, icyo ngira ngo gutangarize ni kimwe: niko ugomba gusenga kugira ngo ibigeragezo ugiye guhura nabyo uyu mwaka, cyangwa se kugira ngo inzira ugiye kunyuramo uyu mwaka, biragusaba kugira ngo wegere Imana y'amahoro. Haleluya. Rero niki gitumye imivurungano igiye kuba? Niki gitumye mbese umubabaro ugiye kuba? Muvandimwe mu Kristo, murokore, basha kugira ngo ureba uhagaze, hamagara Imana, utakambira Imana, kuko Imana y'amahoro niyo igiye kugira ngo ibashe kongera kukugarukaho bundi bushya. Mu yandi magambo, wahamagaye Imana niwe ugiye kubona Imana ishobora byose. Wahamagaye Imana niwe ugiye kubona kwera kw'Imana. Wahamagaye Imana niwe ugiye gukira muri byose. Wahamagaye Imana niwe ugiye kugira ngo iki kigeragezo cyangwa aya makuba cyangwa se ibiye tugiye guhura nabyo, si ibyo wasenze Imana niwe ugiye gukomeza uru rugendo. Haleluya, haleluya. Rero ndabatangariza abakristo bavandimwe, shikama kandi ukomere, umfashe duhamagara Imana utari kuriyarya cyangwa se uyihamagara itakurimo. Hamagara Imana ikurimo, ugaragaze ko Imana ikurimo. Naho muri iyi minsi benshi baracogoye. Bacogojwe n'iki? Bacogojwe no kutavuga uko Imana ihagaze, bacogojwe no kutavuga uko Imana iri, kubera ko indamu yo muri iyi minsi itumye abantu bava mu gakiza, itumye abantu bava mu byizerwa. Ari nayo mpamvu abenshi imiruho n'imihati bagwiriye. Ariko mbere ya byose irasabwa gukiranuka kugira ngo uzabone ubuntu bw'ishobora byose. Haleluya, haleluya. Rero hamagara nk'uko umugabo Habakuki yahamagaye. Ni ukubera iki? Niko yabonaga yuko hari ibimuruhije, hari ibimugoye, hari amakuba, hari ibyago, kuko hari ibyo yabonaga imbere hariya. Ariko aravuga ngo byanga byakunda, reka mpamagare, kubera yuko amakuba agiye kuza cyangwa se ibigeragezo bigiye kuza. Nta wundi ugomba kugira ngo abidukize, sibye Imana ishoboye byose. Haleluya, haleluya. Rero niyo mpamvu tugomba kugira ngo tugendere mu buntu bw'Imana. Haleluya. Komeza tugere kuri 6. nta rubanza rutunganye ruhinguka, kuko inkozi z'ibibi zigose abakiranutsi. Ngo nta rubanza rutunganye ruriho cyangwa se rugaragara, kubera ko inkozi z'ibibi zigose abakiranutsi. Mu Kristo muvandimwe, ubashe kugira ngo uze gusoma iki cyanditswe. Nubasha gusoma iki cyanditswe, kirakwereka uburyo ukuntu uza kubana n'Imana muri uku kwezi, birakwereka uburyo uza kubana n'Imana muri uyu mwaka, kubera ko mbere y'ibindi byose uko umuntu yarateye cyangwa se uko twari duteye siko tukimeze. Kubera iki? Kubera ko ukuri kwatuvuyemo kubasha kugira ngo twebwe twubakire ku kinyoma. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo abakora ibyangwa n'amaso y'Imana nibo bagwiriye kandi bitwaje izina ry'Imana. Ariko icyo dutangaza ni kimwe: basha kugira ngo ukorere Imana, ubasha no kugira ngo ugendere mu buntu bw'Imana. Ariko icyanditswe cyavuze ngo kiravuga ngo byanga bikunda tuzabamenyera ku mbuto zabo. Ariko mbere ya byose, icyambere niko uko babikora, uko bigenda, uko bikorwa, uko babikora bihishe, bari mu mazu, bari mu biki, bago byose nzabishyira ku murongo uko bigira gute, uko bikurikirana. Rero murokore muvandimwe, nubwo uri muri ibyo bigeragezo, nubwo uri muri ayo makuba, byanga byakunda, urahirwa wowe wahamagaye Yesu, urahirwa wowe ufite ikimenyetso cya Yesu, urahirwa wowe ufite gukora kw'Imana, urahirwa wowe uvuga Imana ikurimo, itari kugaragara ku isura y'inyuma, ariko mu mubiri itagize gute, itakurimo. Kuko ikiri gikari
igikarito mubiri, niko Pawulo yavuze. Iki ni igikarito mubiri. Kubera iki? Kuko umubiri w'imbere niwo ugomba guhamagara Kristo, kandi nawe akasohokera muri twebwe kugira ngo ubuntu bw'Imana bugire gute? Bugaragare. Haleluya, haleluya. Rero basha kugira ngo mu minsi iri kuza cyangwa se mu bigeragezo wagaze cyangwa makubura hagazemo, ihangana Imana itaguteza abakarudaya. Abakarudaya ni bano babashe kugira Imana ibona yuko abakozi b'Imana bagiye mu byangwa n'amaso y'Imana, noneho ibigeragezo bigenda birabagwira bibageramo. Barokore bavandimwe, musenge cyane, kubera yuko igihe tugezemo ntago ari cyo guhunikira, igihe tugezemo ntago ari cyo kugenda uhumirije, igihe tugezemo ntago ari cyo kugenda ubasha gukora ibyo Imana idashaka. Kuko muri iyi minsi cyangwa se muri urugendo turi kunyuramo, byanga byakunda hagiye kubasha kugira ngo hamenyekane wasenze n'utarasenze, kubera yuko igihe kirageze. Ube maso kugira ngo abakarudaya nabo batakwakira, kubera ko Imana y'amahoro tugeze mu gihe cy'ishungura, kandi icyo gihe cy'ishungura ni ikitwereka yuko Yesu Kristo aje. Kandi nubwo we wibwira ngo yaraje, ngo yaratinze, Yesu ntabwo yatinze, kuko naho wamutumye, kuko azazira igihe ashakiye. Kuko n'ubu turi kuvuga, n'ubu ngubu bagize gute? Arahari. Ahubwo Yesu Kristo ari kuza, ari kunyura mu bantu basenze, bashyiraho ikimenyetso ku ruhanga. Namara kubasoza bose, niho uzamenya ko Imana iri hagati muri twe. Haleluya, haleluya. Nicyo gituma imanza zitabera zigoramye. Yego. 5. Yemwe abari mu mahanga mwe, nimurebe mwitegereze kandi mwumirwe. Yego. Kuko ngiye gukora, kuko mu gihe cyanyu ngiye gukora umurimo mutari bwemere, naho mwawubwirwa. 6. Yego. Kuko mpagurukije abakarudaya bwa bwoko bukaze, kandi buhutiraho. Urakoze. Imana iguha umugisha, ushaka kurekera aho ngaho. Imana ivuze ngo iki? Yavuze ngo Imana yirimanukiye kandi iriyiziye. Impamvu rero buriya koko naramusengeye, maze kumusengera, ariko icyambabaje ni kimwe. Nyimara kumusengera yarakize, biba ngombwa ko Imana ikora ibintu n'ibitangaza, ariko ibyo simbyirata, ndarata Kristo uri muri njyewe. Ariko icyambabaje ni kimwe, ni uburyo nagiye kureba nkurikiye kugira ngo mbashe kuba naribona asengeye. Ndangije ndebye ku macano yose, ndebye nsanga bita mbona ifoto yanjye. Mbona ifoto yanjye barayifashe bayishyira ku wundi muntu runaka, bafata indi foto bashyira ku muntu runaka. Biba ngombwa rero yuko ngira umubabaro n'agahinda. Haleluya, amen. Kugira umubabaro rero biba ngombwa yuko mvuga ati byanga byakunda, Imana iguha umugisha. Biba ngombwa yuko byanga byakunda mvuga ati ndumva ngewe nareka kubasha kuba, sinzi, iyo mbyibutse numva umutima wanjye utenebutse. Kuko bafashe amafoto yanjye bangombwa ko bayashyira ku yandi maca, ku bindi bifoto runaka, bakajya bankoresha mu buryo bwo gusengera abantu, bagashyiraho ifoto yanjye, ahandi bagashyiraho ifoto yanjye, ahandi bagashyiraho ifoto yanjye. Nakirikaho ngasanga ntago ari ngewe uri kuvuga, ahubwo ngasanga n'abandi bapasiteri bagiye bashyiraho abatekamutwe, bagashyiraho abandi b'abatekamutwe, nakurikiza n'ubuhamya bafite, nkumva umubabaro uramfasha. Niyo mpamvu ngene naravuze ati wenda ibingibi ubwo bajya bansanga ku rusengero turi gusenga, kuko dusenga ku wa gatandatu, wenda ibyo byose bikabera ku rusengero byaba byiza. Ari nayo mpamvu ngira ngo mbabwire bakristo bavandimwe, mu gihe uzaza ubona ifoto yanjye bayishyize ku yandi mashusho, wakiri kugasanga sinjye uvuga, abo ngabo ni abatekamutwe barakubeshya. Ahubwo banza urebe ko iba ari ngewe uri kuvuga ngo 100%, kuko nge mvuga Imana yavuze. Ntago meze nk'abatekamutwe cyangwa babahanuzi bagenda bakurikiye iby'indamu. Nge mvuga ngewe nshaka kugira ngo Imana izandengere ejo hazaza. Rero mu gihe ugiye kureba ugasanga si ngewe uri kuvuga, ariko ukabona ifoto yanjye, basha kugira ngo umenye ko ibyo ngibyo ntago ari ngewe, ahubwo no kugira ngo bakurye udufaranga twawe cyangwa subinjirize. Ahubwo banza urebe nimba ari ngewe uri kuvuga, uzamenye ko icyo gihe Imana y'amahoro uri kubasha kumva mu matwi yawe ari ngewe iri kuvugisha. Ariko mbere ya byose dushimiye Imana kubwo wabashije kuntumira, mwongera tukavugana tukaganira. Ni byiza kuko
Matayo ibice 10 umurongo wa mbere, ubwo Yesu Kristo yatoranyaga intumwa 12 yazitumye mu gihugu, arangije arababwira ngo nimuzabashe kujya i Yerusalemu, ahubwo muzajye mu mahanga, ngo mugende mutarure intama zazimiye, niko yavuze. Ariko arababwira ngo muzagende nk'intama, nimuzagende nk'amisega. Urumva? Kandi arongera aravuga ngo nimuzabe nk'inuma z'amahugu, ahubwo muzabe nk'inuma zikwiriye kujyana ibyayo. Rero niyo mpamvu mbere ya byose ntabwo ari njye ukora, n'Imana ikora cyane. Niyo mpamvu rero iyo umpamagaye nkumva ko ari Imana ngomba kuvugira, ngewe ntacyo biba bintwaye. Ariko kubw'ibyo ni ukuri, harya bamwita Sadunda yarongeye biba ibibazo, sinzi ikintu uri bumfashe pe. Rero kubw'ibyo ni ukuri Imana yabashe kumukuramo biriya bintu mbere, kuko yari agiye gupfa, uko nabonaga uburyo yintera n'ubuki, ariko Imana y'amahoro ibasha kuba muri we, ibasha kumukiza. Rero icyatumye kirya gihe imurokora, na n'uyu munsi ntago yabura kumurokora, kuko imuririmbyi yararembye ngo yataye intama 99 akurikira imwe yazimiye. Rero ubu tukivugana bishoboke kuba Yesu yageza aho uwo mugabo ari witwa Sadunda, ikaba ngombwa ko yamutarura. Kandi naramubwiye mbere njya kumusengera, ndamubwira ati urengera kubarengera muri byose. Nebukadinezari ahindura imvugo, ahita ateranya abavuga indimi zitari zimwe, bahita baramya Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego. Uyu mwanya turakwinginze ngo ugire icyo ugarura kandi cyaheze mu izina rya Kristo Yesu. Mwami Nyiringabo nyir'ubushobozi, nzi neza ko ushoboye byose. Waravuze ngo abakubaha bazakubona, kandi uravuga ngo abazaguhamagara uzabumva. Mbere ya byose turakwinginze ngo uganze kandi ukore. Mwami Nyiringabo nyir'ubushobozi, ngaho ukomeza ugendagende kandi ubashe kugira ngo ubohore imigozi yose yari iboshye uyu mugabo mu izina rya Yesu Kristo. Wamukije kirya gihe Data Nyiringabo turabibona, ubasha kumukura ku gisasira ahantu yarari. Nyiringabo wakoze imirimo n'ibitangaza, ariko Kristo Nyiringabo nyir'ubushobozi niwe ubasha kugarura abagiye, ukabasha gutarura intama yazimiye. Uyu mwanya turakwinginze Kristo, kubw'imbabazi zawe n'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe n'ineza yawe, manuka uzubohore, manuka uzukize, manuka uzugira icyo ugarura mu izina rya Yesu Kristo. Nubwo yanze kukumvira agasubira mu bibi, ariko Kristo Nyiringabo nyir'ubushobozi, mbabara urukundo rwawe rumugaragareho aho hantu ari hose yatorongeye. Mbabarira wongere umugaruza ubugwaneza bwawe, umugaruza urukundo rwawe, umugaruza ubuntu bwawe. Kristo Nyiringabo nyir'ubushobozi, nzi neza ko ushoboye byose. Nta waje imbere yawe ngo atahamara amasa, nta n'uwaje imbere yawe atakubonye. Ubwo bagarutse kugushaka Nyiringabo, niko bazengurutse mu bapfumu no mu badayimoni, bakabura icyerekezo, bakabona ko ari Kristo ugomba kugarura uwazimiye. Nyiringabo ndakwinginze rero, ngamanuka uzukore kandi ureme mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Koze cyane pastor. Aha. Rero ngiye kubona mbona arya ngo bamwita nde? Sadunda. Ngiye kubona mbona Imana hari ikintu ikoze. Amen rwose. Ariko mbere ya byose ndabwirwa ngo gusubira inyuma kwe, noneho ngiye kubona mbona amaguru aracitse. Nyagasani Imana Nyiringabo, ariko yera y'amahoro irambwira ngo iramugaruye kugira ngo asubire mu gakiza nkuko yamubwiye kujya mu gakiza. Ngiye kubona mbona Imana iramurengeye kandi mbona aragarutse. Amen. Ariko mu kugaruka ngiye kubona mbona agarutse yaravunitse, sinzi, ariko ntago ndi kubona ukuguru yavunitse uko, ariko ngiye kubona ni ukuguru, ariko sinzi ngo ni ubumoso cyangwa n'indyo. Ariko ngiye kubona mbona yaravunitse, ariko Imana y'amahoro ndabwirwa ngo hari ibindi bintu imukuyemo. Hari izindi mbaraga imukuyemo. Kuko ngiye kubona mbona yaratorongeye, ariko ahantu aherereye nta n'ibyo kurya afite. Ariko Imana y'amahoro hari ikikoze. Rero mbere ya byose nimumubona muzabashe kugira ngo byibura muzashimira Imana. Kuko ni Imana imurengeye, ni Imana imugaruye, nta mwana w'umuntu bigize mu ruhari. Kandi Imana ibarinze kumva inkuru mbi yo ku musozi.
amen. barinze inkuru mbi yo ku musozi kandi pe bidatinze uku kwezi ntago kurangira Imana itigaragaje. Byiza cyane nokuri. Ntago uku kwezi kurangira Imana itigaragaje. Cyakora kuno kuguru ko ngiye kubona mbona kukugura zagukira byanga bikunda kuko nubwo mbona ari kuvunika ariko ndi kubona ari nk'ibintu bamuterereje bijya mu kuguru. Ya. Rero ariko ngiye kubona mbona mu kumusengera mbona hari ikintu narutse, mbona hari ikintu narutse ariko mu kukiruka mbona hari ikintu bari bamushyize mu nda kimukontorora. Yego. Ariko mu kumusengera ngiye kubona mbona arakirutse mu kukiruka mbona nihagize ubuzima, mbona none atangiye gukora kw'Imana kuko ngiye kubona mu kugaruka kwe mbona yarajunjamye, mbona nta kuvuga afite. Ariko mu kumusengera ngiye kubona mbona hari ibintu ari kugenda aruka ngiye kubona mbona niko kubohoka k'ubuzima bwe. Ariko Imana irambwira ngo kumugarura kwayo ije kongera kumubatura bundi bushya. Kandi ikindi mbere ya byose ndi kubwirwa ngo naramukaje azabashe kugira ngo byibura ndakumva mwuka wera. Urakoze. Ngiye kubona mbona mbere yo kugira ngo aze ntazabashe kugira ngo abanze yinjire mu nzu. Yego. Ya. Ubwo muzabanze mu muhamaza abanza akarabire hanze kandi ntazajye muri douche. Nimba azaza ninjoro simbiza ariko ntazajye muri douche ahubwo azabanza akarabire hanze kuko ngiye kubona mbona aramutse yinjiye mu nzu mbona hari ibindi bintu ya azanye, mbona hari ibyo yinjiranye. Ngiye kubona mbona inzu yose izizengurukwa n'abadayimoni. Ngiye kubona mbona n'abasanze mbona batangiye kubyimba amaso, mbona barahumye. Rero ndabwirwa ngo azabanza akarabire hanze. Rero bakristo bavandimwe, mbere ya byose icy'Imana imushakaho ni ukwegera Imana. Yego. Akareka kubeshya Imana, akareka kugenda uko Imana idashaka kuko Imana y'amahoro nicyo ngikiri kumushakamo. Gusa Imana y'amahoro iramurengeye kandi reka mbabwize ukuri, Imana imurinze no gushyingura. Yego. Ya, imurinze no gushyingura kubw'ibyo ngibyo rero gusa mubane n'Imana. Sinzi cyanakuzanye, sinzi cyatumye unamamagara, sinzi pe ariko uracyanga ukomeza ukore kandi uganze mu izina rya Yesu. Amen. So rero reka ngushimire wewe wari udukurikiye. Imana ishimwe kubyigaragaje ndetse no kubwo imirimo n'ibitangaza ikoze. Umugaragu wayo akaba agiye kugaruka mu rugo amahoro. Ni ibintu byo gushimira Imana cyane. Mukomeze mudusengere turebe ko yagaruka amahoro, ndetse nawe urahura ahantu urwaye izere ko Imana hari icyo yakora ku buzima bwawe kandi yahindura byinshi ku buzima bwawe. Ndabashimiye cyane. Imana ibahe umugisha, ikomeze kubana namwe mu byo mukora byose, ijye baba hafi mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Murakoze. Imana ibampere umugisha. Ya, murakoze kandi ndabizi yuko Imana ishoboye byose. We waba ufite ikibazo, waba urwaye, waba ugize gute, byanga byakunda, Imana ishoboye byose. Izere tugusengera Imana, Imana ikire kandi Imana ikore. Rero turagushimiye. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagirire neza. Kandi hari umuntu uri muri Afurika y'Epfo afite umwana urwaye, nawe yayobewe ibintu bimufata kandi yayobewe kuko umwana we ari ibintu bimufata bikamugundira bikabasha kuba byamubuza amahoro. Umwana akabona mbese amutangiye gusa nka ari kugenda asa nk'ikidebiri. Ndi kukubwira ngo Imana y'amahoro, hari abadayimoni bari kumuteza mu miryango ya se, ariko mbere ya byose na se ntago abizi ko ihari, ariko Imana y'amahoro ndi kubona hari kigiye gukora. Hari kigiye gukora pe, hari kigiye gukora muri Afurika y'Epfo. Kandi ikindi muri Amerika ndi kubona nanone hari umugabo nawe ayoberwa indwara arwaye, arabyuka akahita azunga iserera akadadabira nakumva wapi yagiye kwa muganga abura icyerekezo, ndetse no mu bapimye no mu mutwe basanga nabwo nta kibazo afite. Ariko reka ngutangaze ndakubwira ngo ndi kubona hari umuntu umwe wakujyanye ishati, akimara kuyijyana agenda yimanika ahantu abasha kugira ngo agukorereho ibintu bibi. Ndagutangariza kugira ngo nimero yanjye wayifata twasengana Imana. Ngewe ntago nsaba ibya 10, sinsaba amaturo, sinsaba iki, ahubwo ngewe ndasenga Imana yakora ukabasha gushimira Imana. Rero nimero yanjye ni yayindi n'ubundi nkuko ari 82971542. Nge ntago ndi kuri WhatsApp kubera muri iyi minsi nuko nguko bihagaze.
rero umamagaye nta kibazo, Imana izakurimo n'ibitangaza. Ntugire impungenge, nsengera ku buntu, ntabwo meze nk'abandi ngo tanga icya cumi, tanga amafaranga, tanga ibiki, tanga ibitambo, tanga igitambo. Ni Kristo wadupfiriye ku musaraba, nicyo cya nyuma, ni nacyo cya mbere. Rero ngewe ndagusengera for free, ubundi Imana igakora, ahubwo kazashimira Imana. Ariko Imana yagize gute? Yakoze. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Rero turabishimiye kandi turabakunda. Igihe cyose muzabasha kudutumira tuzababwira, ariko ugenda ujyanye icyizere yuko Yesu abazaniye uwabuze. Sawa, merci beaucoup. Nizere ko ubutaha nitugukenera utazadutenguha. Okay, nimubasha kumpamagara ntagiye mu bivugabutumwa hanini, nzaza kuko mbere ya byose rega dukorera Imana tubikunze, tutabeshya. Rero Imana ibaho umugisha. Murakoze, nimutwitabaza Imana iturimo nayo izabarengera muri byose. Murakoze.